ese buriya we ntabwo yaba yamuvuzeho. iyo ni impamvu imwe y'ikiganiro ngiye gukora kirambuye. Twagiye rero. Urumva? Yego. Kuva kera bavuze yuko hari ibisambo byibisha Bibiliya. Ngahakana. Ntumva ko ibyo bintu bitabaho. Yego. Ninjira mu kijyanye n'ubuhanzi. Yego. Nkajya kuririmba indirimbo ubwanjye niyandikiye. Nkahurirayo na bagenzi banjye b'abahanzi. Twasoza bakatujyana aho bakirira abashyitsi. Yego. Bakaduha ibyo kurya tukanywa tukarya. Yego. Ubundi bagasigara ku mugoko wo kudushakira amatike ari budutahane. Yego. Iyo bakoraga ishyaka umuhanzi umwe bakamuha duke cyese wenda bakamuha itike ya 5 yavuzaga induru kavuga ati Imana ushimye, havuga n'uyu ni igisambo. Rero yarashimaga ashima tese cyangwa yarere kandi ashaka kugira ngo abone amafaranga ngo kubera ko yakoreye Imana yikorera neza bamuha amatike agize gute mbese abantu bagahahisha Imana. Icyo nshaka kubaza yo niba turi ku rwego rw'uko abantu bahahisha Imana, Ezekiel guhahisha izina ry'uwo mugore ni ikibazo ahubwo se ndihahishije nkarya birya hehe Yongwe bimutwaye iki ko nawe ari kuvuga irya Ezekiel ashaka guhaha rwose nakaze. Yego, mbahaye ikaze mwe mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye. Tubifuriza kugubwa neza. Iyi ni Kiranuka TV, Murage TV, Yasipi TV. Ezekiel, abandi kumwe na Ezekiel Rukundo. Meze neza? Turashima Imana. Urashima Imana? Ariko wa mugani wawe umeze neza gute? Ndabona umeze neza. Inda yaje se ko nde batangiye kwikora kunda? Nabundi nari isanzwe nyifite, none se naba ntagira inda nkakenera ibiryo. Indi irahari. Kuko ibaye idahari ntabwo nakenera ibyo kurya. Ariko kubera ko ihari niyo mpamvu nkenera ibiryo. Wa wundi ukenera, wa wundi babandi bagira bakoraho gutya. Oya bene nk'abariya ntabwo ari ikibazo cy'uko ari inda yaje, ni ikibazo cy'uko ari umururumba, ni abanyamururumba. Bariya baba bafite umururumba. Yego. Twihuse cyane. Nabonye Yongo yakuzanye mu mwandiko hamwe na Juste. Azi kwitegereza. Yakoze cyane. Iyo tavuze kuri Mutesi ntabwo urya kuko Mutesi arakomeye. Umusaza umwe baramubwiye. Yego. Gusa n'imbwa. Ugize? Ati nkwitegereje. Ndabona uri imbwa. Ararira mugatumva nkubwire. Aho wabereye uri umwe mu bantu bazi kwitegereza. Undi umusaza aramubwira ati sha ati so yari umugabo ariko yasize imbwa. Arangije umwana yamwitegereza neza aramubwira ngo yari umugabo ariko nuko yasize imbwa mu mbwa. Imbwa yisize mu mbwa. Imbwa yasize mu mbwa. Urumva bose barishyuranye. Nukuvuga ngo yamubwiye mu kinyabupfura. Aravuga ngo nubwo data yari umugabo ukavuze ko yasize imbwa, iyo mbwa aho yayisize ni mu mbwa n'ubundi. Yego. Ubwo nawe yaramubwiye ati ko nawe uri imbwa, ko nawe uri yose. Ubwo ushatse kuvubwira ngo ikiyongwe. Rero icyo nshatse kumubwira nuko azi kwitegereza.
agasanga ikindi cya kabiri nawe ni umushonji. noneho rero yagute se ko ari umushonji? ntabwo ari igitangaza. umushonji yanga mugenzi we, umuhashyi yanga undi. niba tuvuga uwo mugore yavuze, njye sinashaka kumuvuga mu izina kuko sinshaka kuzajya mvuga izina ryiwe mu izina mugenda ahangaha. ushobora kuzajya mubazaho umuntu ariko mu buzima busanzwe sinshaka kuzongera kuvuga izina ry'uwo mugore kuko naba mbaye nka yambwa isubira mu birutsi. urakoze. rero yatwisunze avuga ko kumuvuga bituma turya. nibyo arabagaburira, nibyo. ahubwo turasaba bamwe mu badukurikira n'abakunda ibiganiro byacu ntibakaturenganyirize guhaha kuko nimpaha winerera mu ko ndi guhaha ahubwo sapotinga kugira ngo mbone ibyo agira gute ibyo mpaha. ese buriya we ntabwo yaba yamuvuzeho? iyo ni impamvu imwe y'ikiganiro ngiye gukora kirambuye. twagiye rero, urumva? yego. kuva kera bavuze yuko hari ibisambo byibisha Bibiliya ngahakana. nkumva ko ibyo bintu bitabaho. yego. ninjira mu kijyanye n'ubuhanzi. yego. nkajya njya kuririmba indirimbo ubwanjye niyandikiye, nkahurirayo na bagenzi banjye b'abahanzi. twasoza bakatujyana aho bakirira abashyitsi. yego. bakaduha ibyo kurya tukanywa tukarya. yego. ubundi bagasigara ku mugoko wo kudushakira amatike ari budutahane. yego. iyo bakoraga ishyaka umuhanzi umwe bakamuha duke cyese wenda bakamuha itike ya 5 yavuzaga induru gavuga ati Imana ushimwe, havuga n'uyu ni igisambo. rero yarashimaga ashima atese cyangwa yari kandi ashaka kugira ngo abone amafaranga ngo kubera ko yakoreye Imana ayikorera neza bamuha amatike agize gute mbese abantu bagahahisha Imana. icyo nshaka kubaza yo niba turi ku rwego rw'uko abantu bahahisha Imana, Ezekiyeli guhahisha izina ry'uwo mugore ni ikibazo. ahubwo se ndihahishije nkarya birya hehe yongwe bimutwaye iki ko nawe ari kuvuga irya Ezekiyeli ashaka guhaha, ari kuvuga irya Pasiteri Justin ashaka guhaha, ari kuvuga iry'uwo mudamu ashaka guhaha, atwegamaho ngo iyo twamuvuze ngo turarya. ni ukuri kose iyo nza gusanga ko kuvuga iri zina ry'uyu mugore bidafite ibiryo ntabwo nari kumuvuga. ntiyaba yunze mu rya wa mugore wavuze ati nakuguriye ikariso. tandukanya kukuvuga umuntu akarya, ntabwo ari ukukuvuga umuntu akagura ikariso. kandi nta mugabo wambara ikariso, twe twambara amabogisa, twambara imyenda igezweho. bene nka bariya basa n'abazi Imana ariko ntayo bazi, bagashushanya abantu bakabereka yuko bazi Imana kandi barayiteye umugongo kera. reka nkubwize uko nahereye kera nkora ibiganiro nkavuga ko nta muntu uzankangisha apotere cyese ngo nkangishe pasitori. sinabivuze biriya bintu ngo amavuta ya runaka ntukayavogere, reka da. ayanjye ashobora kuba ari hejuru yawe wowe wiyita apotere. umuhanuzi igihe cyose
niwe kanwa k'Imana. umuhanuzi. Niba rero uyu muntu ari akanwa k'Imana, asumba isi n'ibiyiriho byose, kuko ni akanwa k'Imana. Abantu bamushakiraho amakuru y'igihe cya none n'ay'igihe kizagira kizaza. si kureba k'amajwi ari hari igihe ndi kubibona rwose. noneho rero niba uyu muntu ari umuntu ushakirwaho amakuru y'igihe cya none, igihe kizaza n'igihe cyahise, ubwo ni present, future and past. uwo muntu nutamwubaha uzaba uri igikenya. uzaba uri iki? uri igikenya hagati yawe na Yongo. ubwo umwe yubaha mugenzi we ushaka kubaho undi neza. bene nka bariya bashyirwaho n'ijambo riva mu kanwa kacu, iyo Imana iciye muri twe ikavuga ikugira poso, uba poso. yagucamo yavuga, yancamo yavuga, ikakugira Reverend, ikakugira pastor. urumva rero biragoye yuko wowe wakwibwira ko ndi bukubararire kandi nzi agaciro kanjye. nuko ushatse ko Apotre Yongo ntago azi agaciro. ntabwo yaba akazi, ntabwo aba yavuze ko kubera kuvuga ririya zina turya, yakavuze ko Imana ariyo itugaburira, aho yacisha hose itugaburira, ariko iratugaburira. yaravuye mu mateka, ntabwo ugiye kumusubiza mu mateka. none se ari njye nawe waryaga yakoze ibyangwa n'amaso y'Imana ninde? jye kondya uko nacyashye abo biyita abayuda nyamara atari bo, bakiyita abakirisitu ari abanyaminwa yanduye, bakiyita abakirisitu ari abasambanyi, bakiyita abakirisitu ari indyarya, sibyo? kubera ko nabikoze neza, nagaragaweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Imana ikoze imirimo n'ibitangaza, imbesherezaho muri iyo mirimo. uzi uko Bibiliya ivuga? niyo ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, ariko kandi azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. imirimo rero y'amaboko yanjye niyi: ni Umurage TV, ni Kiranuka TV, ni Yasipi TV, n'izindi mbuga nkoranyambaga zose dukoreraho inkuru, ibiganiro byacu. tuvuga ikirere. nabwo twebwe abantu nubwo batwitiranya, twe turi abantu batitiranwa. nubwo mubona dusangira ibishyimbo, mukabona dusangira umuceri, tugasangira akawunga, ibiza byaza tukabafasha muri byo, ariko mugize ibyago tugakurwa mu isi, twebwe itorero rya Kristo tukarandurwa mu isi, tugakurwamo, isi yabihuye n'akaga itarigera ibona kuva isi yakare. Cyo nabwiye abantu dufite ububasha n'ubushobozi bwo gutegeka isi n'ibiyituye bikagendera munsi y'ibirenge by'umuhanuzi. baraseka bampa inkwenene, ariko icyo mutazi nuko ibyo biriho byabayeho kubw'akanwa k'umuhanuzi. nuko uwitwa Yesaya haba ngo ndamureba ariko si ubu, ndamwitegereza ndi hafi, icyama nkazaba ku ngoma ye. kubw'amahirwe make ntiyigeze agira umugisha wo kuba kuri iyo ngoma, ariko yamweretswe uyu ataraba. rero nibaza ni irihe zina riri hano muri iyi si ryakugaburira utagaburiwe n'izina ry'Uwiteka? uwo mugore muvuga agaburiye banga, ahubwo se ko kumuvuga ari twe tumugaburiye? rega impande zose nimagirira. nugira amahirwe ukaba umuntu wo kuri izi mbuga nkoranyambaga, ntugire abantu baguteraho komanteri, ntabwo umenyekana. iyo umeshoninzeho ugaterwaho komanteri uramenyekana. hari injiji njya mbona za hano kuri social media, ugasanga umuntu ni injiji ntamenye ibyo agomba kuvugira kuri social media, ntamenye n'ibyo atagomba kugira gute kuhavugira.
noneho yakora mistake yavuga ibituma abantu batera komante ugasanga abibyajemo icyaha cyitwa ngo kumuharabika ngo abantu bagamije kumwangisha rubanda nshuti mwene data mwibutse ko ari wowe wiyanitse kandi kuba wiyanitse ntibivuze ko izuba ryitwa Ezekiel ritari bukote ntibivuze ko izuba ryitwa Pastor Justin ritari bukurasire cyangwa ngo rikumishe ushatse kuvuga ko iyo yabahamagaye ntabwo mvuze ngo yampamagaye kandi wamwitabye afite amayinite se nuko yavuze kuri Ezekiel nta mayinite afite ni nimero kompoze reka guhamagara izina ryitwa Ezekiel biragoye bikuye gute wampamagaza iki ubu sugira ngo ndamwitabye kuri The Vibe TV ntabwo mwitabye ndi kubipa mbonye yambibye bese ubu yakubibye ntuze kura nukumpamagara kuvuga ko hari izina ringaburi baba we ko nawe afite umunwa iyo urebye undusha umunwa ni muri komanteri zose zatewe n'abantu urenze komanteri nateye ni sabona sinaje mvuga ibitagenda neza bose ntibayobotse umurongo wanjye mbere nibirirwaga babeshyabeshya abantu hano kuri social media ngo bagiye gusenga ku misozi n'ahandi kandi bebere muri hoteli uyu munsi ntibari mu rugamba ariko jye uko natangiye nk'uko umuririmbyi wo muri Kiliziya Katolika umuririmbyi wo muri Kiliziya Katolika yarafashije avuga ngo komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza Nyagasani muri kumwe unzi gutya munsi mvuga mera kuri Nyiranzogera mva kuri Nyiranzogera ndaza nataka Mitini mva kuri Mitini ndaza nataka Kingi mva kuri Kingi ndaza ni benshi watatu ngera mu idini rya ADEPR ndayogoza ndazamuka mbabwira ukuri kugeza uyu munsi urwego rw'ubugenzacyaha rurimo ruratangira kujya rugenda rutoragura kubera ko babwiwe n'akanwa k'umuhanuzi banga kumva kubwiza ukuri iyo uza kuba warumvise ntabwo uyu munsi uba warisanze munsi y'igihome imbere y'igikuta cya Ferabe iyo muza kuba mufite amatwi mukumva muba mwarumvise iby'umwuka abwira amatorero ibuka ko bamwe muri mwebwe mwambwiraga ko ibi bintu mvuga nta muntu uzigera unkamira nayimbwa mukavuga ati ibi bintu uvuga bizatuma utikamira nayimbwa none dore wikifitiye kiranuka kugira kiranuka se byo barabyemera baba babuze kugahigasha ngo bagahitane ariko se bakabasha uretse gato tararenga aho akaje ubundi ngo bari baguhitanye oya bari bamitanye bo twibataho umwanya hasi ni wasanga ari abangaba wirirwa ushonashonaho umurimbuzi Imana yamuremeye kurimbura ntibari bagiye kukurimbura uwica muremera kwica umurozi muremera kuruka rero wari kundimbura iyo biza kuba birimo Imana aba yarisha umubiri ariko ntabwo ari kwica ubugingo kuko birira ngo ntimugatinya bica umubiri ibatabasha kwica ubugingo kirago natinya umuntu utabasha kwica ubugingo uwica umubiri ho wawukandakanda uko ubonye uko ushaka ariko nkubwize ukuri utari bunyicira ubugingo ntabwo nagutitirira imbere ese nta muri abangaba uvuze nta muntu wigeze gutanga ukuntu Imana kakubwira ati nyamara canga nubyibuka niyo mpamvu Imana niyo iturebera kuko iturindira icyo tuzakora kandi uriya muntu twavuze nari ntarabyara vanda wanjye turi haraha uyu munsi mfite vanda icyo gihe nari naragira Kiranuka TV uyu munsi ndayifite icyo gihe nari ntaraba igikomerezwa ngo Apotre Yongo mvugaho uyu munsi nawe aratera kamera kuri The Vibe TV agakanwa The Vibe TV The Vibe ni The Vibe nanjye akande vibinga akamvuga uzi kugira amahirwe we nubona bakuvuga ntuzagirwa ngo bakuvuzeho iki ngo ugiye kwiheba ngo ugiye kujya mu myobo ngo baguharabye mundi yakuvuga urazamuka bafana ba Yongwe yakuvuze baragukurikira
nakuvugaho abafana ba Ezekiel bakakureba cyose ni ubugoryi abantu mugira bakuvugaho ngo wavugije ukavuza iya bebe ngo wirukanse muri rimbo ngo bakuharabitse ngo bakwangishije ubundi abo bantu uvuga ko bakwangishije ubundi baragukunda reka twemere ko bakwangishije abantu baragukunda ubwawe umuntu uzagukunda kurusha umugabo wagukoye akagukura iwanyu akagukunda kurusha uwo mugabo ni ku buryo ujya kumunziza wese uzakunda uzarutisha umugabo wawe ni impamvu rero mwavuga ni uko muba muzi yuko muri nk'amakipe muba mwifitiye abafanizi kandi mudashaka ko abafana babavaho ariko igihe cyose watsindwa burya umufana yakuvaho reka nkubwire nta mukunzi wagukurwaho nuko Ezekiel yavuze bazamugani tugwije abafana niba uwo muntu agukunda akakuvaho kubera ko Ezekiel yakuvuzeho menya ngo ni umufana ntiyagukundaga hari umuntu wigeze kumbwira ati nutava kuri Ezekiel tuzashwana uwo nguwo ugira ngo se niwe ugukunda none se Ezekiel muri kumwe Ezekiel muri gukorana ikiganiro Ezekiel uterwa akagutabara Ezekiel niba mugukuraho uwo muntu arahangana azasohoza ibyo Ezekiel yagashoje mu ruhande rwa utwo ntutugabo umuntu utahamagara ngo umubwire ngo ngize situation ni akugereho byibura mu masaha atarenze 5 aba kugezeho uwo nguwo nukazamugira inshuti cyane jewe sinkeneye inshuti ubushuti bwacu bwubakiye ku mbaraga z'amafaranga uko niko kuri jewe nshaka inshuti ubushuti bwacu bwubakiye ku mutima wa kimuntu yego iyi nshuti izambera inshuti nyanshuti yego ni ya nshuti bazantera icyuma mu mutima ikarwana no gukuramo icyo cyuma naho se inshuti bazavuga ngo Ezekiel yariye ibinyoni ni urugero igahita yirukanka iyo ni inshuti kayiteza kuri kamera Ezekiel tumufatanye iyo si inshuti inshuti niyo bakuvuga ko wasambaye ikaguhumuriza inshuti niyo bagufunga ikakugemurira inshuti niyo urwara ikagira gute ikakurwaza inshuti niyo bagushyira muri moruge ikajya kugushakira indabo ikajya kugushakira irimbi bakagufubika neza bakagushyingura akavuga ngo igendere muvandimwe n'ubwo ntanze ariko natwe turi mu nzira turimo turaza uruhukire mu mahoro inshuti irenze iyo ubushuti mushaka kubakira ku mbaraga z'amafaranga ni ubushuti nyabaki ubushuti mwubakira kuba bishyura ama etaje ubushuti mwubakira kuba baha amabaze n'amabubu ubushuti mwubakira kuba baha amakositimu twahawe make ubusa turacyafite bangahe dufite abantu badukunda ariko mu byo badukundira ukuri kw'ibiva mu kanwa kabo murasenga Imana nkahora nsaba Imana izandinde kwisanga muri skandari y'ubunyantege ngo nisange nihesheje ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya cyo nicyo kintu cya mbere murasenga Imana kindi cya kabiri ndasenga cyane nkaba ngo naho data na mama bamvaho inshuti abavandimwe umuntu wese wamenyanye nanjye akamvaho uzandinde Mana kuzisanga nawe ubwawe wamvuyeho nawe umuntu amvuyeho ngasigarana Imana ikibazo wowe umvuyeho ngasigarana Imana bintwaye iki aho ngaho nta kintu uhakorera dukomeze twikomereze wowe uri kumbwira ngo uzamvaho ngo kubera ko navuze kuri muyomba wawe uri kumbwira ngo uzamvaho ngo kubera ko ngo navuze ngo kuri kibamba wawe ku mufanizi wawe wowe umvuyeho ubundi umariye ikibazo ngo nuko mubavugaho mubavugiraho iki bakavuga ati mwagiye muvuga ijambo ry'Imana mwari bwumve se hari umupfu twavuze wakwishimiye ko abantu bakuvuga ko ari ukuri muzima
utari muzima akaba nta gisekuru wasize tukwibukiraho twakuvuga iki? ubweze ukuri mukavuge kuri runaka rwose ntimukamuvuge uwo muzumva atavuga ntabwo mayindi zanjye ziba zimutekereza nk'uhari kereka igihe nzabona ko ahari. rero umuntu uhari nta kabuza azavuga. iyo uko uwitwa uyu Apotre Yongwe akimara gusura kiriya kiganiro hanyuma Pasiteri Justin yaba yabivuze iki? Pasiteri Justin ntabwo ndi mastermind wiwe, yavuze iki se nyine? Umuhamagare kuri telefone, ufite nimero ye umubaze ngo wabivuze iki. Hari ikindi njyewe mbasi ibyanjye byo kumbaza Justin, byo kumbaza aho Justin yiriwe, ibyo ntabwo bindeba. Justin ni Justin. Ese ko nawe wabirakariye? Ese umuntu yakwicara agashimagiza umugore kari ukugaburira kandi uzi yuko wigaburira, iryo jambo ntiri kubabaza. Ese ubundi mvuze uwo mugore nkarya bimurya akaba yagize ishyari? Dayimoni abantu barwara. Yaba yagize ishyari ze ki? Kugira ishyari gusa se? Ko sinemera ko hari umusazi ugira ishyari, nako hari umuntu muzima ugira ishyari. Ahubwo ntabwo ari ishyari yagize. Yagize iki? Icyo nabonye cyo nuko yashonje, none akavuga ngo kugira ngo ndye reka mvuge kuri mbona ibitunga umuryango. Ninde ni bande ndibwire Ferebo? Ashaka kuvuga uwo mudamu amuvuga mu kinyabupfura, ahegamiye kuri Ezekiel, agahegamira kuri Justin, agahegamira kuri Pasiteri Claude, ahindura strategy y'uburyo bwo kumuvuga. Uyu mudamu asigaye anatinyitse wangu. Je namubaje wa Claude arambwira ati mbabarira, none nanjye sigaye mvuga uwo mudamu. Nabonye ariko na Claude nawe yatangiye kunga mu rya Apostle Yongwe ati Vibe TV. Ntabwo ari ukunga mu rya Apostle Yongwe, reka abantu babanze babimenye. Batwita abasazi, batwita abantu bazima, uko batwita kose dutunzwe n'ibitekerezo dutanga kuri social media. Rero ubwo ari byo bidutunze, mbanje kwiyama umuntu wese wandika bango ni bagende bashaka ibindi bakora. Ntabwo nkeneye kuzajya kugongana na daso n'abanyerondo nikoreye inanasi cyangwa ikindi ndi kuzunguza. Tukugendana? Ntabwo mfite ubundi bushobozi bwo gukora ibyo ngibyo atekereza. Ngomba gufatisha ubusazi bwa hano kuri media nkabivuga uko mbyumva. Niba ari ugutongana ngatongana, niba ari ugutukana ngatukana. Ariko ukwezi kwashira nabona mbonye agafuka k'umuceri nkagereka akaguru ku kandi nkavuga ngo hashimwe Uwiteka wampaye umunwa utagira amakaraza cyangwa ngo usarare, hashimwe n'Uwiteka wampaye ino mikoro mvugira ibi bitekerezo hanyuma bikagera ku bantu benshi batandukanye. Uwo niwe ukwiriye gushima. Imvura iraguye. None se ubwo dukoze ibintu tingaye mwuka byane 30 baba we. Bene data rero murumva ko imvura iguye, reka tugikomereze mu nzu. Nibishoboka turasubukura cyangwa se dukomereze mu nzu, ariko mukomeze mukande subscribe, mukande like, mukande comment, nuko byo mukomeze mubane natwe muri ibi biganiro. Tujye tubihera sho, tubamare stress, tubamare imbeho. Yego, yaba ari Yongwe sekura, hari Pastor Justin sekura, ubundi sho iryohe. Murakoze. reka twikomereze mu nzu.